tuje kureba dusanga bamwiciye hariya ariko twamubonye hano situzi ngo yiciwe hano, ushobora kuba yiciwe Marimba cyangwa Kibondo akaza akajugunywa hano. Amakuru y'urupfu rwa Hakizimana Emmanuel yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abaturage basangaga umurambo we mu gishanga cyo mu mudugudu wa Simbwa akagari ka Simbwa mu murenge wa Kabarore. Bamwe mu baturage baganiriye na ATV bavuga ko byabatunguye gusanga umuntu yapfiriye muri aka gace na cyane ko babanje kumuyoberwa nyuma akaza kumenyekana ko yarazwiho ingeso y'ubujura. Twamubonye hano situzi ngo yiciwe hano, ushobora kuba yiciwe Marimba cyangwa Kibondo akaza akajugunywa hano, ariko bavuze ko azwiho ikintu cy'ubujura n'ubusinzi. Tuje kureba dusanga bamwiciye hariya ariko yakekwaho ko ari umujura hano mu gishanga. Rero ikindi cyo abayobozi bahageze barareba batwara n'umurambo, twasanze tumuzi ariko ntiwamugera kandi ngo yari asanzwe ari umujura niko byakekwaga. N'ubundi gitifu yahamagaye Ceyimana wabo, Ceyimana baravuga ati njye nabonye ari ubwa kabiri mubonye inaha, ariko kuza kwicwa inaha ntabwo tuzi, nta n'uwavuze ngo yayigeza namubona inaha. Ubwo nyine ubwo yari yaje nijoro simbizi, ariko akenshi byaketswe ko ari nk'abandi bajura bazanye. Nose ni ibintu bisanzwe inaha kuko ubundi basanzwe baza kutwiba bakatwiba n'ingurube, nanjye banyibye n'ingurube bayica umutwe. Rero inaha ni abajura baduteye n'ubundi baraturembeje. Nose ko baza bakakwiba ari n'inka, ari ihene, ari inkoko, ari ibyo mu nzu byose bagatwara n'amateleviziyo. Ubu ngubu usigaye ufata n'itungo ukarirana naryo mu nzu, ntabwo ari ukwihanira, nta nubwo tuzi nk'abamwishe ni bande. Ntabwo nabyakiriye neza ariko kuko byantunguye nanjye. Njye ntabwo naketse icyamwishe icyo ari cyo, ariko numvaga bavuga ngo bari bamuziritse umukoba w'igare. Basaba inzego z'ubuyobozi abaturage bakazajya bacungirwa umutekano, byaba byiza akazajya haza n'abasirikare. Nsanga intumbi igaramye aho ngaho, ubwoba ntabwo wabura kutabugira. Bakongera amarondo cyane cyane. Nanone ikindi ubu bari izi mvururu zose ziba zaturutse muri ubwo bubari, bakarenza amasaha yagenwe, bakagira igihe runaka bagomba kuba bafunze akabari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarore Rugaravu Jean Claude yemeza ko aya makuru bayamenye ari nayo yarasaba abaturage kwirinda ibikorwa by'ubwicanyi, akanabibutsa kwirinda kwihanira kuko kwihanira ari icyaha. Nibwo tumenya amakuru yuko hari umuturage wishwe ajugunywa munsi y'umuhanda hano mu mazi. Inzego dukorana z'umutekano turahagera, yo kumukuramo byaje kumenyekana ko ari umuturage wo mu murenge wa Gatsibo akagari ka Mugera mudugudu wa Karambo. Rero niba turacyashakisha baba bamwishe, niba yaba yishwe yagiye kwiba nk'uko babivuga cyangwa se baba bamugiriye nabi. Nk'ubuyobozi n'inzego z'umutekano turacyakomeje gushakisha ababa bamwishe. Rero ni ukwirinda kwihanira. Umuntu ni yaba yakwibye, yaba yagukosheje mu buryo ubwo ari bwo bwose, ntabwo bivuga ko ugomba kwihanira. Abwira abaturage rwose ko iyi ngeso atari nziza, uyu muco atari mwiza, ntabwo ari umuco nyarwanda. Igihugu kirahari kugira ngo gihane abakosheje, ntabwo umuntu afite uburenganzira bwo kuba yakwihanira cyangwa se yakupfutsa undi ubuzima. Ntabwo bikwiriye kuba bibereye abanyarwanda. Hakizimana Emmanuel apfuye afite imyaka 39, akaba asize umugore n'abana. Umurambo ukaba wajyanwe ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo hasuzumwe icyamwishe. Niyo ntegereje Rahim Etienne, ATV mu karere ka Gatsibo.